tukajya twicara mu nkambi bakatubeshya ngo urataha mu Rwanda ngo wabazi ibyawe ngo bakakurigisa. Mbese urukundo twahabonye, amajyambere twahabonye nta n'ahandi hantu tuzayabona. Iyo wahunze ukicara bakwita impunzi ntabwo bikunezeza, ariko noneho igeze mu gihugu cyawe birakunezeza. Umunyarwanda wese afite agaciro. Tubaye ikaze mu kiganiro cya Midimari, aho uyu munsi tugiye kuganira n'abaturage batahutse bakabona no barahawe amazu yo guturamo. Bumva ngo ari umunezero mwinshi kubundi babaga mu mashyamba, none bageze mu gihugu cyabo kibakira neza, none cyanabahaye icumbi. Reka twumve umunezero wabo. Abatahuka batishoboye bafashwa mu buryo butandukanye hagamijwe kubafasha gusubira mu buzima busanzwe no kwiteza imbere. Abatifashije kuruta abandi badafite naho kuba bafashwa kubona amacumbi. Kuva tariki 15 kugeza kwa 19 ku kwezi kwa 2016, Midimari hamwe n'umuryango w'amashami mpuzamahanga akorera mu Rwanda One UN bashyikirije abaturage 25 inzu zubatswe ku bufatanye n'ishami ry'umuryango mpuzamahanga rishinzwe imiturire UN Habitat. Abahawe amazu baranezerewe bigaragara. Jewe kuba mpawe iyi nzu uyu munsi nubise nishimye cyane kuko bitewe ubungubu nari mfite umubabaro, ariko ubungubu ndawushize kubona mbonye aho kuba, mbega nta kuntu nabona mbivuga. Ni 2013 niho natahutse. Kuba mpawe inzu ndishimye cyane, nkaba nshimira Imana na leta bo bashoboye kungeza kuri aya majyambere. Ndishimye cyane ndetse nkaba nabahamashye. Iyi ni inzu nabagamo, ariko leta y'ubumwe ifatanyije na Midimari irebye uko hano hameze yitaho inigaho impa iyi nzu ariyo uyu munsi mpawe, kandi nkaba nezerewe cyane kubw'iki gikorwa, kandi nanjye nkaba nzi ko mu bihe biri imbere bitewe n'uko leta y'ubumwe yifuza ko twese twigira twiteza imbere, hari byinshi nanjye nzaba ngezeho biturutse ku gikorwa cy'iyi nzu mpawe n'uyu mushinga wa Midimari. Kumva mwampaye inzu Imana ihabwe icyubahiro. Indaro nararaga ngatekereza bwajya nkajya kubona umuntu ariti umenye cyo ariko ubu nashimye uko ndivuye kuryama sinzira, nta muntu aza ngo mpara faranga. Barufanga nawe utangaga ngarugura ikindi kintu ruvuye muri amashini, ubu nta kibazo ufite. Imana ibaho umugisha. Abanashimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika Kagame, niwe washimira byose bigeraho, ngo yamushimye cyane rwose. Yaba umuntu yatoraga 2 cyangwa 3 genda ari kuzamuha amajwi 10. Uwimana Beata, umwe mu bagabiwe amazu mu karere ka Bugesera, aravuga ko usibye n'amazu hari ubundi bufasha bahawe mbere, we n'abandi batahutse bikaba byaratumye baba basa neza ubu ngubu. Mfite abana 2, nubwo bwose nagize ikibazo umutware wanjye akitaba Imana akaguye muri Kongo, ariko nabashije kugera mu Rwanda basanga abavandimwe barampoza barampumuriza, mbese leta y'ubumwe yanyakiriye neza ku buryo byose nabyibagiwe. Nabo baradusuye babona ko ari ngombwa koko dukeneye gufasha. Bize hashize iminsi duhabwa kwigishwa imyuga ku buntu n'urwego rwa Midimari. Nize umwuga wo gukora imisatsi, gutunganya imisatsi, coiffure. Abagenzi banjye bagiye biga sudire, abandi bize kudoda, abandi bize ubwubatsi, buri wese kimwe cyose yashimaga yumvaga yifuje nicyo bamuhaga. Ubwo turiga baraturihirira, ntacyo twabuze, nta nzara twagize, twize neza, amasomo yose turayahabwa ku buryo ubu ngubu twiteje imbere. Umuntu wese muri quartier yarimo washatse kwimuka akajya handi yarahagiye, ariko buri wese yiteje imbere. Urebye ukuntu iwacu bimeze, mbese je nkanjye njya nshima Imana cyane kuko muri quartier ntuyemo bose usanga umugore wese uzajya mu kirore ejo nyine azakambwira ati ngwino urebe uko bimeze, ngwino rwose unkorere ku misatsi, ngwino se undefirize gutyo. Ndakubwiza ukuri kubu ngubu ugeze muri quartier iwacu wasanga itandukanye n'izindi kubera umwuga. N'agafaranga ndakabona, abana banjye ntibifuza umwenda, abana banjye kwishura makaye, nta kintu ngisaba, nta sabune, nta kibazo mfite. Ndabikesha Ministeri ya Midimari, ndabikesha umuyobozi mwiza Kagame Paul,
we washyizeho iyo gahunda yose yo kugira ngo aduhe ihumure, ikaze nyinshi yaduhaye, urukundo yatweretse, nicyo kintu cya mbere cyatumye dutuza mu mitima yacu. Nibyo koko nk'uko babivuze, n'umwenda w'urukundo yatubitsemo uzahora ari nk'igihango, uzahora utuma buri gihe tumwibuka, yewe n'uwakumva hari n'umuvuga nabi. Ndakeka ko generali ubwanjye nize nkabivuga. Abayobozi b'uturere turimo bagabiwe amazu bavuga ko iki gikorwa usibye gufasha abaturage mu kwiteza imbere ku giti cyabo, ngo binateze imbere akarere muri rusange. Ku karere kacu ibi bivuze urukundo leta y'u Rwanda ikunda abaturage, kuko ntabwo ari aha honyine bafashije abaturage, hari n'andi mazu bamaze iminsi batwubakira mu karere. Nakubwira nk'umudugudu wa Rweru n'indi midugudu yagiye yubakwa mu mirenge itandukanye, bigaragaza uburyo guverinoma y'u Rwanda yita ku baturage. Ku baturage bacu icyo bivuze, nanone babonye yuko bafite igihugu kibakunda. N'ubundi baba ari abaturage b'akarere tugomba gufasha bakabona aho baba, ariko iyo tugize amahirwe nk'aya, guverinoma y'u Rwanda ikabubakira iciye mu bikorwa bitandukanye igenda ifashamo abaturage, turabyishimira. Biradufasha kuzamura imibereho myiza ya wa muturage. Umuturage utarafite aho kuba, ubu ngubu kuba abonye inzu nziza nk'iyi ngiyi abasha kubamo adakodesha, azi neza ko amafaranga agiye kujya akorera noneho arajya ayifashisha gukomeza kuyashyira mu bindi bikorwa byo kwiteza imbere. Ni iterambere ry'akarere muri rusange, ni iterambere ry'uwo muturage ku giti cye, ni iterambere ry'akarere n'igihugu kiba kiri gutera imbere iyo abaturage babayeho neza bafite imibereho myiza. Twere nk'ubuyobozi bw'akarere tukaba dushima cyane imikoranire myiza yaturanze haba akarere ndetse na Midimari n'abafatanyabikorwa batandukanye babigizemo uruhare kugira ngo uyu munsi tube tugeze kuri uyu musaruro. Aba batahutse bakimara kubona amazu bagabiwe ngo basubije amaso inyuma, bibuka ubuzima babagamo mu buhungiro, babonamo itandukaniro rinini. Muri Kongo twari mu buzima bubi cyane, muri Kongo twari mu gihe cyo guhangayika gusa, twari mu mashyamba, imvura igwa duhangayikira aho ngaho, abana bacu ntibavurwaga nk'uko bigomba, natwe ubwacu byari uko. Umubyeyi yatwe tugasanga kubyara ni umuhangayiko, twe twakundaga kuvuga ngo turabiragiza Imana kuko nta handi twajya, abana bacu ntibigaga, ariko ubu ngubu ndakubwiye ngo turadamaraye pe. Nari mbayeho nabi cyane kubera ko nari ndiho nirukanka, numva inyoni hise nkavuga yuko ndi bupfe muri Zaire, kuko hahoraga hari intambara ya buri kanya. Ariko none rero ubahunga rukiye mu Rwanda maze kumenya ko hari umutekano ko guhindukira, none mbonye aho nicara ntongera guhungabana, ndishimye cyane. Ndi mu ishyamba nabayeho nabi, kuko twicaraga twiruka ntitugira mu mutekano. Aho turaye none ejo ntituhirirwe, Minisitiri w'imicungire y'ibiza n'impunzi yavuze ko kuba batahutse barahawe amazu ari muri gahunda ya leta yo gufasha abatishoboye muri rusange, batibagiwe n'abatahutse, dore ko bo baranasigaye inyuma cyane kuruta abandi. Aya mazu dutashye ni mu rwego rw'umushinga wo gufasha abanyarwanda bahunze gutahuka no gusubira mu buzima busanzwe. Nk'uko nabivuze, amazu nk'aya nagaragaza urugwiro igihugu cyakirana abana bacyo baba barahunze bagarutse. Amazu nk'aya aragaragaza urukundo hagati y'abanyarwanda, aragaragaza umwenda w'urukundo buri munyarwanda agomba kugirira igihugu cye. Amazu nk'aya aragaragaza aho igihugu kigeze, aragaragaza yuko buri munyarwanda wese ari kimwe n'undi, kuko nta kurobanura ari uwatahutse, ari uwari mu buhungiro cyangwa ari mu gihugu. Aragaragaza yuko abanyarwanda bose bafite uburenganzira ku byiza bimwe hano mu Rwanda. Amazu yahawe abatahutse batishoboye ni amazu afite ibyumba 3 n'uruganiriro, akaba afatanye n'igikoni cyubakiyemo amashyiga ya rondereza, afite ubwiherero, ubwiyuhagiriro ndetse n'ikigega gifata amazi. Buri nzu ikaba yaratwaye amafaranga arenga miliyoni 5,500 by'u Rwanda.
Minisitiri w'imicungire y'ibiza n'impunzi yasabye abahawe aya mazu kuzayaturamo gusa kuko ari cyo bayabahereye, naho wamara kumva yariteje imbere agashaka kuyimukamo akaba yayihunda utishoboye ukeneye icumbi. Akaba ari amazu agaragaza indangagaciro zose igihugu cyacu gikomeze gushimangira, akaba ari amazu atagurishwa, akaba ari amazu adakodeshwa, akaba ari amazu atagwatirizwa, ni amazu ahabwa abayakeneye kugira ngo bayabemo kandi bakomeze kuyafata neza nk'uko buri muntu yafata ibikorwa bye yigerejeho neza. Uyu mushinga wo kubakira abatahutse batishoboye amacumbi ni umushinga uzakomeza mu gihe n'abatahuka bagikomeje gutahuka mu rwababyaye, ukanafasha n'abandi banyarwanda baturanye nabo. Uwari uhagarariye umuyobozi w'umuryango ukubiyemo amashami y'umuryango w'abibumbye akorera mu Rwanda yavuze ko bafite ubushake n'ubushobozi bwo gukomeza gutera inkunga leta y'u Rwanda mu gufasha abatahuka. Twishimira kumva ko abatahuka babona imibereho, ubuvuzi, uburezi, cyane cyane bakabona naho kuba. Imiryango y'ishami mpuzamahanga ikorera mu Rwanda rero dufite ubushobozi kandi dukomeza no gushakisha amafaranga yo gutera inkunga ibikorwa bya leta bigamije gufasha abatahutse gusubira mu buzima busanzwe. Minisitiri ufite mu nshingano ze gucyura impunzi no gusubiza mu buzima busanzwe abatahutse yabwiye abaturarwanda bose ko ibi bikorwa byo gufasha abatahuka byakagombye kubafasha gushishikariza n'abakiri mu buhungiro gutahuka kuko leta igifite imishinga yo kubafasha gusubira mu buzima busanzwe. Birumvikana yuko aya mazu aragaragaza urugwiro nyine igihugu gifitiye abatahuka, bityo mu rwego rw'abayahawe ndetse n'abandi babibonye ko bayahawe bikaba ari uburyo bwo kugira ngo turusheho kubwira abo hanze bataratahuka kugira ngo nabo bafate icyemezo, baze inzira zikigendwa, baze bagishobora, igihugu gishobora kubakira kikabaha nk'ibi byiza byose, baze bigishoboka. Kubera kuko mwumvise yuko uhagarariye HCR nawe yabivuze, uku gufasha abantu batahuka ari mu buryo bwo kubona amatike abacyura, ari mu buryo bwo gufashwa bageze hano, bizagira iherezo. Biteganyijwe yuko gufasha abatahuka mu gutahuka bitazarenza 2017. Bityo rero ni ngombwa, tuzi ko abantu banyarwanda bose bahunze bari kure mu mahanga, aho gutahuka bisaba amatike y'indege bikanasaba n'ubundi bufasha. Ni ngombwa yuko dushishikariza twese abari hanze kugira ngo bafate icyemezo hakiri kare, inzugi zitarabafungirwaho. Abatahutse bafashijwe gusubira mu buzima busanzwe bo bahise bafata akanya ko gushishikariza abo basize mu buhungiro gutahuka. Ahanini nge nahera nko ku bantu twagiye tubana sasida ikivu kuko nge niho nabaye. Muze u Rwanda rurabategereje, rubategeye yombi. Birya byose bababwira no kubabeshya. Ibyo bababwira ngo uyu muntu ageze mu Rwanda ngo bahita bamwica, barababwira ngo nk'uko ndavuze, barabikira iyi disikuru yanjye bazayinyuzeho n'ubutaha, nge baramaze kera kumpitisha. Ubwo ibyo byose ni ibintu babwirwa bariyo, nyamara iyo ukandagiye mu Rwanda usanga byose ari ukubeshya, ahubwo zari inyungu zabo baharaniraga abanyarwanda, abaturage badashobora kumenya. Abariyo bose nibave mu byo barimo. Mu Rwanda umutekano ni wose. Mu Rwanda nta kibazo gihari. Ibyo bababeshya ngo uyu muntu ataje baramwica ni ukubeshya, dore ndiho. Haratahutse mbona nta kibazo gihari rwose, nabo bagomba gutahuka bakaza mu cyababyaye. Uyu mushinga ufasha abatahutse batishoboye, ariko 20% y'abafashwa baba bagizwe n'abandi banyarwanda batishoboye baba baturanye nabo batahutse. Kuva iyi gahunda yo kubakira abatahutse batishoboye amacumbi yatangira, hamaze kubakwa amazu agera ku 115 mu turere dutandukanye. Muri iki kiganiro tukaba twarageze ahatashwe amazu 25, 7 mu karere ka Bugesera mu murenge wa Ngeruka, 10 mu karere ka Nyamasheke mu mirenge ya Shangi na Nyabitekeri, 6 mu karere ka Rusizi mu mirenge ya Mururu na Bugarama, na 2 mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Kibirizi. Iki gikorwa kikaba kizakomereza mu tundi turere.
turabashimiye mwe babanye natwe mu kiganiro cya Midimari. Mwongeye kwibonera uburyo leta y'u Rwanda ishakisha abaterankunga kugira ngo ifashe abaturarwanda bose muri rusange kwiteza imbere. Mu kiganiro cy'umunsi tukaba twabonye aho abatahutse ubu ngubu bahawe ibikorwa bitandukanye byo kubafasha kwiteza imbere, ariko by'umwihariko hari abatishoboye bahawe amazu yo guturamo. Bakaba rero banashishikariza abakiri mu buhungiro gutahuka kugira ngo nabo babone ibyiza leta ibateganyiriza mbere y'uko umwaka wa 2016 urangira, kuko aribwo bazaba bakibasha kubaha uburyo bwo gutahuka babishyurira amafaranga y'urugendo. Reka tubitse ko ku bindi bisobanuro mwamagana nimero itishirwa ya Midimari 170. No mu kiganiro cy'ubutaha tubifurije ibihe byiza.